umwana akorewe ihohoterwa wenda nyiri ukurikora baragiye baramufunze bamukatiye burundu cy'imyaka 25 cya gisebo cy'umwana w'imyaka 5 yiga nabi bavuga ngo dore wa mugore akareba kana k'imyaka 7 kukita dore wa mugore uriya mwana baramufashe uriya mwana ibiki agakura nicyo gisebo akajya muri secondary nkuru nibura ni ukigenda nawe yiza ati uriya mwana baramufashe none igihe cyo gushaka turi umuntu baramurongoye yakiri muto urumva bakajya umusore akavuga ati ngewe ni gute se najya gushaka umuntu bakoreye viola ari umwana kandi nuko nge n'umubyeyi ndi kubivuga mu buryo bwiza niyo mpamvu navuze nti nk'umubyeyi hari igihe babivuga mu buryo bweruye we umwana akakura n'igikomere gikomere aragisazana ahora yumva umugabo igitsina gabo atakiyumvamo ko byagenda kose kandi koko navugishije ukuri kw'ibyambayeho ariko abantu bo bahinduye iki ko hubwo atari wa wundi wanyambuye ahubwo ari wo twe dufitanye gahunda y'uburaya n'ibiki byo nubwo byabaye hari ababifashe uko ariko hari n'ababifashe uko nabibabwiye ari nayo mpamvu imbere ya kamera ngiye gushimira uramu umwanya shimira nukuri umuntu wa mbere nshimira rwose aho ari kora mu gafuka kaya aho ari oh yeah kasi episode niko nitwa reka nizere ko umeze neza cyane uko ikibiganiro bya Max TV wherever you are twizere ko umeze neza n'utameze neza reka nkwifurize kwihangana no gukomera nsuhuje abantu bose bari mu Rwanda n'abari hanze y'imbibi z'u Rwanda abantu bakunda ibiganiro byacu mwese n'ukuri mugira ibihe byiza cyane ufunguye ikiganiro atameze neza yaba ari ku mugoroba cyangwa se mu gitondo bitewe n'ahantu aherereye reka mubwire ngo yihangane cyane twicana mu bustani bwo kuri Semporo n'ahantu hashobora kubera ubukwe bw'abantu nk'ibihumbi nk'abingaye kabisa ukabona nta kibazo n'ahantu hagutse hari amafoto meza hari wafatira utuvideo twiza hari maison de passage nziza hari ibyumba byiza hari n'amasare meza cyane no tugiye kuganirira nano zamuka ugana mu mujyi Enigita wa Enigita zina ry'Imana nari ngukumbuye mwakoze cyane umeze neza ese ko wanyanze byagenze bite ntago nakwanga byagenze bite nuko biba bimeze nyine muri ino singa igatebe gatoki ese naga kubera iki babyita gatebe gatoki donc urumva harimo agatebe harimo n'agatoki nanjye ntabyo nzi nuko nabyumvishe ngo ni gatebe gatoki ni hasi hejuru nyine buriya iminsi iragenda ikagufata ikagukanyaga ikakuzunguza ikakuzengurukana niyo bitabaye biba byiza yego iminsi ikakuvudukana ikakwirukankana kayikwepa bikanga nyine paka ahantu kugejeje duherukana rero hari haciyemo igihe umeze neza meze neza nanjye meze neza nanjye ndabibona uri kuyaga usa n'amafaranga rwose oya nakazuba no kwera izuba nakazuba no muri icyo gikanu ndeba kizanyemo imihiro nakazuba dukubera duwe akazuba kameze nabi kuba wihishe kamera ariko ndabona usa neza pizo uraberewe uri umusore ndi umusore urakoze cyane duherukana rero amarira ari yose bari bakwibye nta nubwo ni abantu ntabwo bamenye byarangiriye hehe ese abantu bo kuri Max byibuze baraguhamagaye barakuganiriza nyuma yo kukwiba yongera abafana benshi rero kandi bankunda bampaye pole barampumuriza bambwira rwose ko Imana izabinkubira 770 ni ukuvuga ngo bambereye abana beza urumva umuntu yaguhamagaye akakubwira ati gitari cyangwa se ihangane iyi si niko iteye ariko Imana izaguha ibindi niko byagenze Imana iri kugenda ibigenza neza nkayandirimba ubu ndi kuguhamagara no kuri telefone nkakubona icyo gihe telefone zose bari bazitwaye isakoshi bayitwaye ibitenge babitwaye ndabona rwose usa neza birimo biza wa mugabo wadodesheje akantu keza ko icyo kizo risane vasi kagera hejuru byarandushyaga gucisha mu mutwe kubera nyine nimenyereye ibitenge kandi ukabuzi ko nara kimwe basigiye narabahimye ndodesha ikisa n'igitenge ndambara gutya nkafunga bukote
Yarakurunyaga kwambara igiteteyi. Urakizi si igiteteyi? Oya. Igiteteyi kera baravuga ngo bakudodeshereza igiteteyi. Nyine ni ikanzu. Ubwo rero ikanzu buriya uzi ko umuntu yambara acishije he mu mutwe. Byarangoraga. Hari nubwo basanga nk'umutwe wabaye munini cyangwa ukaba muto. Bandodera rero bizeye ko wabaye muto kandi wabaye munini kikanga kunyuramo. Nahisemo kukidodesha gutya. Ndafungura nkacyambara bukote cyangwa bushati cyangwa bushanana. Ariko narubiye koko. Shananye narumweze. Ariko biratangaje pe. Nkumbuye koko. Twari dukumburanye cyane. Ndabizi abantu bo kuri Max TV nabo bari bagukumbuye ni. Bari bankumbuye. Nanjye ariko narimba kumbuye. Ukuri kw'Imana uziko nago naheruka guseka mu kiganiro bene kandi ukagenda. Ni umukinnyi wa filime, ni umwe mu bantu bakunda cyane. Cyane cyane muri Papa Sava. Iyo bageze muri Papa Sava muraho? Turaho turashima Imana. Ndimo ndi kuba umuhanzi muri Papa Sava. Babara ariko ngubitiremo kakana. Nuko uri muri episode yabanjije iheruka. Ngiye nabonye byari byakaze. Byakaze. Babara ngubitire karaka. Umuryango wose. Umva rero buriya pizo. Buriya kazi nakazi. Mba ndimo nkorera amafaranga ndi gushaka umugati wa mugani wa muhanzi. Yego. Nukuvuga ngo rero iyo njyanye mu buhanzi kambwira ngo ngiye nindirimbira ubusa ntago bijya bikunda. Kereka wamamaga pizo. Kereka wamamaga kambwira uti uyu munsi mfite igitaramo kiraboneka bagira gitariro. Nibwo nakugira hari ya nkarapa. Ubu rero naje mu kiganiro nago naje kurapa. Ntago naje kuririmba nukuri. Uzantumire mu kirori, untumire mu anniversaire yawe byose nzagukorera umuti. Ariko ngubu ntago bishoboka. Wareze nkakwishyura se ubwo tugatandukanye. Kereka wabe integuje ubwo wakwemera ko ndapfa gusa nkatahana tugirana ikiganiro. Nta kibazo. Rapa byonyine. Wituhaguruka wige. Ni ikiganiro wamamagayemo wimvanga mu mutwe wincanga. Nyine warabibonye wonye ntari umuhanga. Ndi umuhanga umuryango wose. Eko burujya umenya ko hariya harimo Veve umukobwa wanjye, harimo Simoni umuhungu wanjye. Simoni wazi kubyina. Wabonye se ko twese twakoze agashya. Turabahanga. Simoni azi kubyina. Umukobwa wawe azi gukaraga umubyimba. Yego. Gitariro azi kurapa. Umubano zose zaraje zikubita mu rugo wanjye. Ntanuza. Duhorana nyine umunezero hariya hantu. Yego. Ukurikije rero wari ukomeje uvuga ataramba ndi gushaka amafaranga. Hari igihe rimwe na rimwe umuryango ushobora gusanga rimwe na rimwe ababyeyi batari ku mwana ngo ajye mu cyo yishimiye, mu cyo akunda, mu mpano yiyumvamo. Ubitekereza iki nko ku mubyeyi ushobora kubuza umwana kujya nyine ku ruhande rwanjye ngiye nabona mba mubangamiye. Buriya umuntu wese agira ibyiyumviro bye, agira uko atekereza n'intekerezo ze. Hari umubyeyi wenda ubona we atabyemera kuko abantu bose ntibakunda kimwe. Ariko ngiye umwana avuga ati uyu ni umwuga numva, iyi ni impano numva afite, ntago namubangamira. Yego. Ntabwo wamubangamira. Reka mpite nkomeza n'iki kintu. Hari igihe abantu batekereza, ejo nabonye ikiganiro umwe mu bantu basanzwe bakora ibiganiro ari kuvuga ati ndi umusitari ariko inzara irenda kunsinda mu nzu. Nahise nibaza reka tujye tureba ba bantu dukunda. Hari igihe wa mugani dushobora kujya duhura n'umuntu nyamara ashonje, hari igihe umuntu yakamuvunguriye kuri duke nawe afite ariko akajya agira ngo wenda ubuzima bumeze neza. Gita ubundi ngiye musigaye numva ariko gatwika. Siko gatwika? Ndetse n'amazina yanjye. Ndayakunda. Ka Gita ni sawa cyane. Gita cyangwa se Nyiragitariro yavuye he ageze he kuva yatangira bino bintu? Yavuye he mu byukuri? Ducire kwidona. Hari uba waravuga ati ariko uziko navuye ahantu wenda ntaryaga, uziko navuye ahantu byari bimeze gutya. Gita yavuye hageze he? Ese pizo mana nyine ni mu ncamake. Mu ncamake. Ngewe aho ngeze numva ndi ku rwego rushimishije. Kandi urabona uyu umuntu ari imbere gutya aba ari kubwira abantu bose hahandi nabo hanze batubona bakadukurikira. Kandi ubiterambere ry'igihugu riri kwihuta cyane hahandi no mu cyaro ryagezemo. Nirari imbere aha nakwitana n'uwo duturanye umva nimwe twegeranye akavuga ati ariko buruba wirarira mu biki. Gusa ngiye sinatinya kubivuga kuko mfite aho mvuye naho ngeze. Wenda Gitari utaraba Gitari izina wabeza ari Wokadi. Mu mazina nari nsanzwemo urumva nibwo buzima wumva naba narahereyemo.
ubwo buzima uraza kubanza uhere muri ukiri none ukiri Leocade oya ubwo ndi muri Leocade kuko mbwiye ngo ni gitari ubu wiki gihe agera kuki nta yeni gitari rero wahozeho mu buzima nabanjemo harimo wabeza Leocade nabivuze kenshi ko bwari ubuzima bwari bungoye kurera kwifasha abana no kubatunga kubashakira ibyambarwa no kubashakira amafaranga y'ishuri byose ibyo bintu byose byari ku mutwe wanjye nukuvuga rero bwari bwa buzima bugoye hahandi nicyo kurya byabaga mana mfasha ariko ndi wa wundi ushobora kubonera ibiryo ku gihe urumva kwa kundi wenda bidakabije nshobora kurya kabiri mu munsi umuntu se ntaba yakoze wariye saa sita nimugoroba wariye ibyo bya buri mwanya nabyo hari icyo bishobora kwangiza ku mubiri uriye saa 2 saa 3 saa 4 ayo masaha yose se wayafunguramo ariko umwana yabonye igikoma cya mu gitondo akajya ku ishuri akaza saa sita akarya akasubira ku ishuri nimugoroba ifunguro rya nimugoroba rikaboneka banumva ntacyo bintwaye ndi muri urwo rwego rero ntagisaba icyo kurya ye gusa mu buzima bw'umuntu bibaho ukaba wakenera amafaranga nkuko nawe wayakenera nenda wowe ushobora gukenera nk'ibihumbi 500 ariko ngiye nkakeneramo 50 urumva rero muri ubwo buzima iyo ugeze aho wabyaka n'umuvandimwe akabiguha uba uri mu iterambere kuko cyagiye wabaga waburara nta muntu wapfa no kuguha ibiceri 100 uramubwira uti nguriza uzabinyishyura subikuye ukamubwira uti nzaguhingira n'uzaba warwaye ubwo uzanyishyura urumva akagutindaho gusa muri make mucamake yanjye gitari mu buzima ari mubu urashimishije yaba mu miryango yaba muri quartier yaba mu bikorwa bye ubona rwose byigaragaza yego ubona bigoreye he gita w'uyu munsi na Leocade wa mbere ubona bigoreye he kubaho hari gihe wenda uyu munsi wabaye icyamamare hari uburyo bikugora kubaho kubera ko wamaze kuba icyamamare nabwo buragorana urugero nk'uwo muntu ntago umuntu ahembwa guhera kwa mbere kugera ku 30 yego umukozi aba afite kontra yasinyanye na boss we cyangwa se n'igihe ahemberwa mu kazi ke ntago buri munsi ari kubona amafaranga rero aho ubuzima bugoranye hari igihe ukwitwa n'ikibazo kikakugeraho kigutunguye cyangwa se kikaba na cya kibazo kidakaze cyane utari butinyuke ngo ubwire umuntu wavuga uti nenda nkeneye nk'ibihumbi 3 uriya musitari se nawe wamamaye ugeze kuri ura rwego ibihumbi 3 arabibura ugatinya kuvuga ikibazo cyawe kandi ugifite nubwo buzima nyine twebwe butugora baba bagukekera mu rwego rurenze rwo hejuru hahandi utinya kuvuga ikibazo cyawe cyoroshye bitewe ko wageze mu rundi rwego bikarangira bite birangira nyene wiranje Pizo bunago nakwiranje ngakubwira ni Pizo naro ati bimeze neza ko ngukumbuye ati bimeze biteze nindagukumbuye nariko kabisa nta nitike ubu ngubu mfite mu cyaro natike tuyima wenda nkashaka ibyo ndya wese naba nkuteye imitoma kandi bikarangira nifashije gusa naga ari cyo nshatse kuvuga ariko mu buzima busanzwe umuntu agira ko yeranje ikibazo cye kigakemuka neza utarutanze mu bantu yego urumwe mu bantu baba ubu Kigali ukaba no mu nkengero z'umujyi cyangwa se mu cyaro reka mbifate gutyo urumwe mu badamu cyangwa se abagore turacyari no mu kwezi kwahariwe abagore bien sûr iyo urebye ukabona umugore wo mu mujyi n'umugore wo mu cyaro mu bijyanye n'uburenganzira bwabo uko umugore abaho n'uwo bashakanye uko umwana w'umukobwa abaho uko umwana w'umukobwa afatwa ubona harimo irihe tandukaniro nyine itandukaniro kuko wose urabireba ukavuga ati ari Kigali ndabibona uko umugore abana n'umugabo we ndabibona uko uwo mu cyaro abana n'umugabo we ndabibona duherere kuwo mu cyaro ubona bimeze bite rero nakubwiye ngo iterambere ry'igihugu ririhuta cyane abantu barimo bashaka gusirimuka bashaka kumenya ukuri bashaka kumenya uburenganzira bwabo ariko nyine mu cyaro usanga bitaratera imbere nko mu mujyi mu cyaro umugore ni wa wundi wenda tuvuge umugore akihingira imyaka akayihinga yayivunikanye yagize ate ariko uburenganzira bwe kuri iyo myaka nibugira agaciro umugabo wenda akaba yamubwira ati ibishyimbo urabyejeje akabifunga hariya mu mufuka akajya avuga turajye ukoraho ntago ari bose
ariko birahari urajya ukoraho wabanje kumbwira icyo ushaka kumaza ayo mafaranga umugore akabaho wa undi n'umuvandimwe atajya kumusaba yajya kumusaba ataha umugabo dore yabiziritse hariya nibeshye nkakoraho nasobanuye iyo mpamvu ya mitana cyangwa se uburenganzira bw'abagore umugabo akabazi ko abona ifaranga rye akajya kurinywa mu kabari ariko umugore akavuga ati ni mfata ni nashaka uburyo kindi bonamo nkajya he kurinywera umusururu birabimpaka gusa nuko icyo nabonye cyo barimo kugenda biteza imbere ariko ngo nabo abagore bo mu cyaro barasinda abona ibyo biraketa genda dore impamvu basinda pizo umuntu wenda si umusururu se ni byeri se yasinze cyangwa mitsingi ni ukuvuga ngo wa musururu awunywera iki wari wabona umuntu urugero buriya cyane abantu b'abasinzi mu kabari nababa basinze atarayabo akaza yagusanga mu kabari wamusomye agakuramo undi yamusomye agakuramo undi yamusomye agakuramo akayitoramo niba umusomeje umusa we aracagasa icyo umuhaye gusoma akavuga ati nta nubundi ntago ndi bugure reka ngerageze nkuremo nsome mwishi none n'uwasomeje wundi inzoga ikamwica mbere y'uwayiguze none zo mu cyaro ibyo biracyaba byo kuvuga ngo nsomye abantu mu cyaro barakundana burya barasangira ese kuki mu mujyi bitaba bamugane mu mujyi n'abasirimu ubusirimu bwabo baba bumva ko batasangira kandi burya umwe na rimwe n'abantu b'ibisambo bitwaza kuvuga ngo nta gusangira ngo ni ubusirimu utasangira se mu mujyi reka nkubwire wenda ntibaguze nka konyage konyage ni igicupa kinini bashyira se ku munwa umwe ntareba akarahure n'akarahure bagasangira se ntibaba bari gusangira se no mu cyaro ubwo buryo babukoresha ariko none icyo nabonye ngewe cyane mu cyaro bagira urukundo barakundirana pe akamubona ari hariya ari umuhinzi avuye guhinga natana akarabyo n'utwo tuguru akahagera akavuga atarahingo yarananiwe cyangwa se n'umucacu uravuye gukorera ayo mafaranga ni mugenzi we bagakundana bagasangira aho ngiye nari ngiye kubwirira rero nsubiye inyuma gato nuko cya gihe kirekira amara atajya mu kabari igihe aciye ishumi ni nko guca ishumi agenda akawukurura uko awukurura nawe ukaza kumwanika hariya akawunywana ifemba kwa kundi amaze igihe atagasoma agasururu cyangwa se akagage yakanywa kagahita kamwica none ubwo buryo ki kwa kundi rimwe na rimwe aba yaraheramwe n'imirimo yo mu rugo ari we buri kimwe cyose bakaba bazi ko umugabo ngo ari umugabo nyine ahora ari umugabo ari buve mu kiraka yigire kunywa yigire kugira umugore agume muri ya mirimo ye yo mu rugo nubwo buryo ki ariko icyo mbona cyo nkuko wakimbajije ku kibazo cyawe ndakibuka wavuze uti ni irihe tandukaniro ry'abagore bo mu mujyi n'abo mu cyaro mu mibanire ni bwa buzima bwabo ariko barimo kugenda bahumuka pe kwa kundi umugore ajya mu matsinda akavuga ati nanjye ngiye kujya mu gatsinda ndajya ntanga 100 niba ari n'umuhinzi yingira amafaranga arahingira 800 100 rijyane mu gatsinda wa munsi wo kugabana agende nawe adukubite ku mweko cyangwa se niyo atari umunsi wo kugabana habaho igihe umuntu ajya gutira amafaranga babyita gutiza cyangwa kugurizwa akavuga ati naye ngiye kuguzamo 1,000 nzangenda nkweraho desa narira yibitse umve ko nawe abagenda yiteza imbere adategereje gusaba k'umugabo wo mu cyaro ntiyahingira ayo 800 umubwire ngo ari bwigurire nakugurire wapi ariko ngo abagore bo mu cyaro ntibacyubaha abagabo ngo bumvise ngo uburenganzira bw'umugore nabi ngo ku buryo asigaye nawe yumva yarabaye umugabo kuki se ari abo mu cyaro kucyara abagore bo mu cyaro uba amahoteli ibiki byose nama kibabyita ngo iki amarogi oya ntago ari amarogi ndi kuvuga ahantu bacururiza nk'amabyeri n'ibiki utubari batwita utubari ngewe rero akabari nzi ko ari kakandi ka fake kumva icyo nshatse kuvuga ni uko mbara utubara muri ndagaswi muri mukubita umwica muri mukubita umwahuranye noneho ngewe ese uri nywera hehe agatara ariko se ndeka mbarisoze noneho reba ahangaha ugenda ukasanga abandi basirimo bahitaye tuvuge ahantu ugenda ukasanga nk'abasirimu barimo kunywa nyine n'utubari se ni bare ni muri bare none se bare ni siko kabari n'utubari nenzi kutubari nyine aho hantu icyo ushatse kuvuga kuvuze ngo abagore bo mu cyaro gutyo ubu abanyamujyi bo ntibagenda ukabasangamo nk'umugore agafata mugenzi we bagasohoka n'umugabo ahubwo yanasigaye mu rugo ntago birabaho nta nawe urabibona ibyo nese kabagabo nsigaye numva batabikunda byo kuba umugore yifata akajya kwinywera agacupa nyine ntibabikunda ariko ntimuvuge ko abagore bo mu cyaro aribo twumva bo
buri ibintu byose bibi babihereza mu cyaro ariko nyamara no mu mujyi birimo umugore akikora gwapi ubwo no kuvuga ngo niye ni gitaro ugenda n'amaguru umugore agafata imodoka akayikiboko akagenda akabwira muvandimwe ati duhurira turanywera ko bajyayo ubwo se abanyamujyi ese nawe ushyigikiye ko umugore afata akagenda akiyicara ahantu akinywera agacupa kuko abagabo byo ntabwo bari kubyumva kimwe n'abagore muri no minsi byaterwa n'ubwumvikane ufitanye n'umugabo wawe buriya ngiye ntabwo nabacira urubanza cyane kuko buriya biterwa kandi mu buzima bw'umuntu hari umuntu ugira ibyo akunda n'ibyo yanga hari igihe nkawe Pizzo wabyemera umugore wawe mugenzi wawe uyu akaba atabishaka ubwo rero harimo ikinyuranye ngewe rero sinabacira iteka gusa bifitiye agafaranga ntukabye ukabwira mugenzi wawe ukavuga utari ko ngewe hari agafaranga narimbonye kandi bosi afite abo yatemberanye nawe cyangwa nta mwanya afite ngwino tugende tugasome dutahe kare bakagenda bakagasoma bagataha akamenya inshingano ze z'urugo zo mu rugo ntacyo byababyiye ikibazo ni ukugataha yenda bakajya bakumva umugabo ati ngwino ucyura imodoka runaka yananiwe kuyitwara ari umugore saa sita bikagera saa saba dore bwo ngo ni 24 kuri 24 ni ugukesha mu gitondo ariko yibatiye agataha kare ndumva nta cyaha yashoboye iryo cupa kurisoma kuki se hari ukuntu bafata umugore unywa inzoga n'utanywa inzoga bakabatandukanya bakahita bumva ko umugore utanywa inzoga ari umugore unywa inzoga ari umugore udashobotse kubera ko ariko society bafata nkawe w'umugore nyine uko byende kose hari igihe uganira n'abandi bagore bagenzi bawe kuko wamugane ayo makuru abantu babafiteho niyo cyangwa babibeshya buriya rero nyine umuntu ni kandi twebwe tuba tuzi ko umugabo winywera agacupa ubundi nta kibazo umuntu ni mugari gusa kantu nzi kamwe buriya nta muntu mwiza ntabwo abantu banyumve neza mbere y'iryo jambo ngiye kuvuga nari ngiye kuvuga nti nta muntu mwiza nk'umusinzi ariko banyumve neza sinshyigikiye ubusinzi kuko kunywa si ugusinda wanywa gake ugataha neza ariko buriya ijambo nicara mbivuga ijambo utamenyera ku musinzi ntariba rihari umusinzi yasinze nta aravuga ati Pizzo aravuga ati Pizzo buriya nyamara hari akantu mba nzi bakuvuga runaka gufitiye amakuru yakufitiye umugambi mubago akakubwira kandi ari muzima atabivuga atarihingutse ikintu rero nshatse kukubwira buriya umuntu utanywa inzoga simukiriye witeka rwose ni uburenganzira bwe ntazinywa nyine niko yabyakiriye ariko abesha bari abagome hahandi ushobora kukwibikamo ikintu ntuzanakimenye rero ikindi nanone simbaciriye witeka kandi nanone sinakira witeka abo bayinyweye gusa nuko kami ka muntu ari umutima ashobora kuba atayinywa ariko yujuje ubugome 100%, ashobora no kuba yinywa anabufite ubwo rero buriya umuntu umwe yaravuze ati Imana niyo nkuru niyibize abantu bose cyo rero we warushatse kumbwira arumbwiye uti nuko ngo bazi ko umuntu w'inzoga ngo ari we mubi umugore w'inzoga ngo ntiyakubaka ngo ntiyakubaka urugo ngo rukomere ngo ntiyamenya ngo kubaha umugabo ngo ntiyamenya ngo yajya muca inyuma ushatse kuvuga aya madevorce abaho abantu bose bari ku divorce ni ukuvuga ko ari abo bantu banywa inzoga gusa nta bantu bari muri divorce bananiwuranywe n'abagabo babo bananiwe n'ingo batanazinywa atanazi inzoga ngo imeze ite atayisoma ubwo rero urumva ko ibintu byose bishoboka ese ubona ari iyihe mpamvu ituma wa mugani abantu basigaye bumva ko gatanya ari ibintu bisanzwe uganira n'umuravuga ati yewe sinshatse uyu munsi kuwa mbere nimbona bibishye cyangwa nyine ibintu bya gatanya biratandukanye nk'uko nabikubwiye muri gatanya harimo ikintu giteye gutya ariko akunda umugore adashobora kwemera kuyoborwa n'umugabo kavuga ati ngewe urambangamira ni gute ugenda ukanywa ukageza saa sita ngewe nagenda nanywa izo saha ukambangamira ariko mu nshingano zahozeho z'umudamu nari nzi ko umudamu ntago tugomba kugenda munsi y'ibirenge byabo umuntu wese twageze mu iterambere ariko kandi ngiye nicara mbivuga baratubwiye ngo n'uburinganire ariko ntagire uzajya kuringanira n'umugabo umugabo iteka ryose ni umugabo ntago mvuze ngo badukandamize ariko nanone natwe ntitwiyemere cyane ngo twishyire hejuru twumve ko tugiye kugenda hejuru y'abagabo aho kuba munsi y'ibirenge byabo ntago ari uko nshatse kubivuga ibintu byose ni ukumvikana
Gatanya rero nuko rimwe na rimwe nyibona abagore bazamuye ibiciro mvuga ni kwa kundi ko kumva nawe uri hejuru umugabo atagomba kugutegeka nakubwira ati wowe uyu munsi ntago byakabaye ngombwa kugenda z'urugo ni nyinshi zizuba arakubwira ati n'abana nawe nabona ko iwacu basigarana nanjye uyu munsi ndatembera. Ikindi muri Gatanya hari abantu bazi guteka imitwe bayihishije we Pizzo umuntu akakureba niba uri kubaka Nyarutarama niba ari na hehe niho nzi ngo hakuru bunyamara hari ahandi hagezweho noneho wowe ugapanga uvuga uti ngewe ndi umukobwa Pizzo uriya ngiye kwereka ukuntu ngiye kumugenza ngiye kumusaba urukundo ningira amahirwe akaruma dupanga uriya mutungo we simuzasezerana wenda ivanga mutungo amezi niyo muhaye 2 tuzaba dukoze divorce nkuka n'icyo umutungo tugabane pasura muzajyamo nta nicyo yashoyeho ariko bibaye ngombwa ko yakubaze nibirangira muri ari amezi 2 yonyine yakubutane yitware nabi uvuga uti ngiye sindyemera ndemera dupasuremo 2 ajyana ariko nsigare ntuje kuko ushobora gusarishwa n'umuntu shaka kuryama ukabona wa mugore bari kugwamagara saa 5 z'ijoro yasinze ngwi n'umutware umugore yakamejeje umugore erega hari n'abantu munabonye bafite ingeso zitandukanye ugashaka umugore ubona ari mwiza ubona umugore nta nenge ariko ukajya wumva amasoko yose yayaremye yiba ngewe nzi umuntu mutipe umwe ufite rwose urugo rukomeye kandi bakomeye bafite imodoka akabunga ati umva runaka ubu ngwino usanga umugore wawe kuri polisi kuri station ya polisi baramufasha bamufatiye mu isoko yibye kandi Pizzo iwe ari babantu umva akantu ko kuvuga ngo n'urugo rudasaba umunyu numva ari urugo mu cyaro rw'abakungu ari hahandi itekeza afite ibipangu binjiramo abazamu bari hariya ku muryango iwe mu depo mu nzu ibintu byose birahari ariko akajya kwiba urumva bafite ukuboko kurekure ni ukuvuga ngo rero ingeso ziba zitandukanye utakwemerera umuntu kuzimubanamo kavuga uti ngiye byiza ndemera mbihombe nzishakira ibindi urumva rero habaho imitwe habamo kudashoboka ubutane rwose buramukomeje yego se kubera iki abagore ubona bizashoboka yuko umugore azareshya bonyine Pizzo ubwo nyine wowe wumvishe wanyihereranye umwanya wanjye turimo tuganira kumva ibyaha byose tugiye kubirunda ku bagore n'abagabo nabo turabareba nuko ubwo naje mu rwego rw'abagore kubera ko turi mu cyumweru turi mu kwezi kwanyereka nakwemereye ariko nyine nago ari abagore gusa n'abagabo nibadanje gute bose nuko abagabo bo bari gukora amahe makosa muri ibi none se amakosa yawe nanjye simbashizwe ariko ntago tuvuga ko abagore ari bo bonyine b'abanyamafuti abagabo batayakora n'abagabo bo buze erega tujye dukomura icyo n'ingasire nabo tubakebure kugira ngo ingo umuryango nyarwanda abantu bakomeze kubana mu mahoro bareke za gatanya barira abana hamwe bareke gutuma abana bajya ku muhanda dore abana iyo bagiye ku muhanda niho hatuma hafi izo nda z'indaro izo nda zitateguwe ntabwo babivuga bikosore ngo bikosore Pizzo bavuga inda zitateguwe urumva rero ziterwa n'iki izo nda zitateguwe ziterwa n'iki ntago ari abagabo wari wumva umukobwa wateye undinda nase warumva umugabo we wateye undinda nuko bimeze abakobwa baza kugenda bashimashima bashimashima iki se ubu ngubu umuntu yagushimashima mutavuganye akaza akiturumbuza Pizzo wowe wicanga akaza akagushimashima ntabwo uba wamusohokanye wamugendanye oya abakobwa ngo hari ukuntu rwose bari kugenda bashimashima abagabo babatera nuko ubwo abashimashima rero mukaba muzi awinuziri ni muhirinde nyine nuko bimeze ayi nyiri aho kirasinze uko nabivuga buryo ki wamenya ngo nabe uko mbivuga mu Pizzo uraseka siki ngaho mbaze ibindi bibazo aho nago uri kubyumva kuvuga uyu mugabo yazetse erega nabo tujye tubakosora hari umugabo none ukurikiye ikiganiro atazi mu by'ukuri nawe aho amafuti yabaherereye babagabo we makosa yabo muri ibi bintu nayo ko twavuze ko abagore nabo hari igihe bakabya bagashaka kureshya n'abagabo kandi bitashoboka abagabo bo bakora amaye makosa mana aho nabo ntago baba bashaka kuba intare mu rugo bagashaka kwigira
aya bwo ntago byabura ni ukwigira intare nabyo burya nabyo si byiza umugabo ukabona aragenda yahura n'abantu hanze agaseka agakwenga ukabuze mu kanwa ariko yagera mu umugore akajya abaza ati naba iryinyo ry'umugabo sindizi yo akagera yari gica akagera yatavuga akagera yabaye ingwe kwa kundi ni natigira ingwe umuntu umwe numvisha avuga ngo ngewe iyo ndi mu makosa ngenda narakaye ntera ibintu mugeri kugira ngo namvuga nyine abone nabirindutse aceceka ati no naratumara rwose ni muceceka ntagire icyamubaza urumva ubwo buryo nawe ukuntu baba bugoye cyangwa umuntu akabazi ko aragera hanze akavuga ariko yagera mu rugo ntabwira umugore neza ntagira ate akabaho buri gihe yarigize nk'ingwe nabyo buriya si byiza bigenda byicira nk'iyo mibano gutyo kabona ntibiraba byiza umugore ukumva ni nayo mpamvu ahora yakeka avuga ati ariko umugabo umbona utavuga buri munsi akaza atavuga rimwe na rimwe akumva ko yatangira no kumukekera nyine babagore yiriwemo n'igihe atabiriwemo kubera ukuntu ugeze mu rugo witwaye ntabwo rero tuvuga ngo ibibazo ni iby'abagore gusa n'abagabo ariko nk'ubwo nsubiye inyuma ku bagore ngewe rero narumiwe urabona nko mu cyaro mbarizwa mu mujyi nkahagera ariko no mu cyaro kera nari nzi ko amasaha y'abagore agera kare bakanataha ni nako n'ubuyobozi mu cyaro bwabaga buri ati amasaha y'abagore yatashye bakabajya babacyura bati mutahe mujye kureba inshingano zanyu musanga abana musanga ngo muteke ariko icyanunguye mu cyaro ujya kubona ukabona umugore saa 2 arangije gukaraba nibwo agiye mu kabari nibwo agiye mu mujyi urumva mu mujyi ukibaza cyo kura wenda urumva aba yagakoze arabanza agateka agashyira ibiryo mu gisuperi cyangwa mu isafuriya binarimo akabazi ko asize atetse ariko basa nyine urumva umugabo wenda yagiye kare izo saa hari nubwo erega abagabo mu cyaro rimwe na rimwe abagabo zikora abazamu bigira nko kuba abazamu kurara bakajya kuba abazamu mu ngo zikomeye mu bipango by'abakire umugore bwo ntazi ko umugabo yagiye ku izamu warakarabye za saha agiye mu isantere saa 3 saa 4 ararwana n'amajoro ataha ararwana n'amacu nene umugabo kuko mvuga ngewe rimwe na rimwe ibintu mba narabonye ukajya kumva umugabo baramuhamagara batari ku mugore none nata reba ukuntu uri bumucyure yasinze yarangiye bahamagara umugabo kandi ari ku izamu urumva rero n'utugezo tuba tutameze neza turi kugenda tugana no ku musozo nari navuze ntereka nzane Enegita nari ngukumbuye ubwo n'abandi bantu bari bagukumbuye ndabizi banakuyambiriye cyane mu buryo budasanzwe kandi nawe wari ubakumbuye iyo hagize case cyangwa se ikintu kibaho kimeze reka mvuge ngo ihohotera rikorewe umugore umugabo yakora ihohotera umugore kuko akenshi abagabo nibo bahohotera abagore ntago n'abagore bahohotera abagabo ariko case twumva cyane niza abagabo bahohoteye abagore ntabwo wumva abagore n'abagabo babihaye uburemere bungana ukumva abagabo basa nkaho babyoroheje abagore bati nuko mushyigikira umugabo mugenzi wanyu nuko mutazi uburibwe cyangwa se uburemere buba mu guhohoterwa uri umugore abagore bati ndetse iyo hohotewe urinda ukura ubone igitsina gabo kabona ubonye igisimba dusangizeho gato cyane ikintu kijyanye n'ihohoterwa abagore mwebwe reka tubanze twirebere ku bagore mwebwe mugifata gute mu busanzwe mu by'ukuri ni ikintu koko umuntu ashobora gukorerwa afite imyaka 15 17 20 akazarinda saza abona ishusho y'umugabo akahita abona nkaho wagira ngo agize trauma bibaho pe bibaho urumva nibo urugero ihohotera riratandukanye riri n'ibyiciro byinshi ngewe niba nenda banyumva banyumve neza kuba mvuze ngo hari ibyiciro byinshi by'ihohotera yego no kuri tuvuge umwana atewe inda oya ihere kuri viole yego umwana akorewe ihohoterwa afite imyaka 5 ryahohoterwa ry'imyaka 5 wenda nyiri ukurikora baragiye baramufunze bamukatiye burundu cy'imyaka 25 cya gisebo cy'umwana w'imyaka 5 yiga nabi bavuga ngo dore wa mugore akareba kana k'imyaka 7 ukita dore wa mugore uriya mwana baramufashe uriya mwana ibiki agakura nicyo gisebo akajya muri segonderi nkuru nibura ni ukigenda nawe yiza ati uriya mwana baramufashe none igihe cyo gushaka turiya muntu baramurongoye akiri muto urumva bakajya umusore akavuga ati ngewe ni gute se najya gushaka umuntu bakoreye viole ari umwana kandi nuko nge n'umubyeyi ndi kubivuga mu buryo bwiza niyo mpamvu navuze nk'umubyeyi hari igihe babivuga mu buryo bweruye we umwana akakura n'igikomere cya
igikomere aragisazana ahora yumva umugabo igitsina gabo atakiyumvamo ko byagenda kose hari noneho abana baterwa inda bakiri bato uwo mwana nawe akabana ubwo buzima akanabamo nabi akabamo mu bukene wamuteye inda ntamufashe umwana agakura gutyo iyo atari wa wundi w'ikirara pe ngo akomeze hari igihe akura no kumva yashaka umugabo akumva atabishyira akabyanga akavuga ati umuntu yaramuhote ibyo bintu agahora avuga ati ni babi tugere mu rwego rwo gushaka umugore agashaka umugabo yamukoreye ihohote umugore akabaho akavuga ati ubwo ntandukanye nawe nta wundi nzongera gushaka kuko uriya mugabo atazangira nk'uko undi yamugize noneho hari ubyiyemeza akihangana akavuga ati reka ngende shaka yagera none bikamubera uko kandi ingorane niwe urazisigarana aravuga batareka yego baca umugani ngo warose nabi burinda buke urambwira iyo amaje gushaka ishakwe ebyiri zaba nyinshi zikaba 3 babona ko wa mugore ari ufite ikibazo kandi wenda bo yashatse babagabo ari bo banyabibazo urumva rero ihohotera ku gitsina gore ni ikintu kimubaho kikamugiraho ingaruka ahorana akanasaza azibuka azitekereza rero wavuze ngo ibintu byose ni magirirane n'abagabo nuko umugabo hari igihe ashaka umugore yamuzengereza akavuga ati shatse nabyihorera cyangwa se yanashaka undi akavuga ati mana niyihe mpamvu mpora gutya akumva yarihebye ubuzima bwe bwose yariyanze kandi hari abantu bibaho pe tavuga ngo buriya ngo nta kavugirwa ubusa hari abantu bahangayitse abagabo agahangayika agashaka umugore mubi umugore akamubera urusenda akamubera ikashi hahandi ubuzima bwe bwose ahora yicuza gusa nuko icyo ngewe nabona rwose mvuganiye abantu sinzi ukuntu iri hohoterwa ryagabanuka ryagabanuka hari inzego zibishinzwe wenda zivuga riti dushinzwe ihohotera ry'abantu rikorerwa abagore abari n'abategarugori ariko nanone nubwo ari ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori n'abagabo bazavuge bati rikorerwa abasore n'abagabo kuko bariho nabo bakorerwa rwose ihohotera byinshi cyane ubwo rero ntabwo navuga ngo ni ku ruhare rwanjye nuko burya nyine kari ku wundi gahandurika twebwe dutakamba tukaboroga tukavuga tutirira hari ariko n'abagabo ni gute umugabo yigurira imodoka mu mafaranga ye ubwo nageze mu rwego rwo hejuru akigurira imodoka ku mafaranga ye yanavuga ati ngewe mfite ikibazo ngiye kuyikenuza kubera ibibazo bingonze akavuga ati ntuyivana umugore ati wibeshye isohora ati wibeshye kandi ikintu ngewe nabonye nubwo nyine baba bavanze umutungo babaye umwe no mu bikorwa n'iki byose ukabona nk'umugabo agize umushyitsi niyo yaba uwo muri famiye yamugeza ati ngewe inzu yanjye ntabwo umushyiramo warayubatse ufunitse arahagera agatangira kandi wenda atari na wa mugore umenya ko inzu yahomotse yagize akabazo ngo azana agasima ashyireho akabazi ati mugabo dore yanze ariko ko yashwenye nanabyibuke wowe ukavuga uti inzu yanjye ngiye kuyisana yasenyutse ariko umugore akaba inzu yanjye urayisohokamo cyangwa ugende ujyane n'izo ndaya zawe ariko umvire mu nzu ntavuga ati inzu yaratuvunye mugabo wanjye iyi nzu ntago mbyemera ko iyi nzu yacu ayizamo wenda mukagera n'ubwumvikane akamenya kabitera akayigusobanurira rero hari abagabo babayeho gutyo no mu cyaro umugabo akishaka amasambu menshi yagira ikibazo kimugonze kuko burya ibibazo biratungurana yagira ikibazo kimugonze ati ntago umurimo ugurisha ntuwugurisha ugenda uzajye kuyakorera kure nenda uzagweyo ariko ntago ugurisha kubera bagahinda umugabo akura yahinda gusa n'abagore bakaba gahari kuko muri iki gihe none ni imiteka mitwe batetse imitwe nsi twavuze ngo divorce iterwa niki niba giye akantu kamwe hari umugabo apangwe ngira umukobwa akavuga turiya muntu akora hana afite agafaranga ngewe nta bindi ngiye kumurya agafaranga yumve ko aje kuba umuntu w'umucakara w'ibihe uzajya zakinjiza amafaranga umugabo akarya itakoze amucunga ku gafaranga umushahara waje atamafaranga arihe kutayanyeretse ngo yakojeje iki ariko pizo ukirwa mu kazi ukora ukwezi kukarangira uryama udasinziye ugenda udashize ibitotsi ukwezi kwagera umugabo ati mpereza hari abagore benshi babayeho gutyo ukamuhereza da utamuhereza nyine karara ukubitwa kandi burya nubwo muvuga ngo wenda ngo ibintu byarahindutse ngo nta mugore ugiye kubitwa umugabo ukubita umugabo reka mbwira umugabo ukubita umugore agafata urushyi agakubita umugore
Pizzo hari abagore bashaka kubaka hanze aha barushye akavuga ati niya nkubise reka nceceke ndebe ko ejo bizakosoka ndebe ko ejo bundi bizakunda ndebe ko nabana n'umugabo sinsa hari abagore bataba bashaka gusenya hari abagore bafite aho bavutse mu miryango hahandi umuryango utaba wishimira ko watandukana n'umugabo utahakahukana yego iyo miryango ibaho pe nka mukecuru wagatekereza akavuga ati mwana wanjye nuza baraguseka yego nuva mu rugo baragukwena umuntu akabaho muri ubwo bubabare bwose akavuga ati reka nihangane wenda bizashira ukagenda ukagira imyaka 80 umugabo ugifite iyo ngeso yaranze kugushiramo akarakubitwa ijoro ryose n'umugabo ariko akiyumanganya akavuga ati niko zubakwa ariko nanone hari umugabo duheruka kuganira hanambwira yuko abagore benshi bakubitwa kubera ko banze kubatera akabaro n'abagabo bashakanye ubundi umugore wa mugani akona ko nari nkibagiwe umugore bigenda bite kuko abagabo ntabwo babyumva wabivuze wenda hari abantu batabyumvishe neza batabyumvise niba ari ukubyumvisa niba ari ukubyumva nabivuga mu rurimi mbanyihangane ubivuze buke abashobora kuba batabyumvishe ngo hari abagore barara bakubitwa ngo kubera ko banze ko abagabo babo batera akabariro ubwo se icyo gisubizo wowe ari nkawe umuntu akikubaje ntiwahita ugica penali kumva ngo none se kuba ikosa rikosozwa irindi niba umuntu yanze ko ibyo bintu bibaho ugakubita ubwo niwo mwanzuro w'ikibazo none se nabyemera akabyemera muri ubwo gukubitwa mu ngume wenda wamuhaye guta ubwo waba wakwishima ikibazo rero cyanjye cyagiraga kiti wa mugani bibaho yuko umugore ashobora kwanga iyo gahunda rimwe na rimwe gahunda ziratandukanye biterwa n'iki dore gahunda uko zitandukanye ngewe mbibona gahunda ya mbere umugore ashobora kuba gukeka agukeka iki agukeka kuba nawe umuca inyuma ufite abo genda akariranwa nabo nenda nafite gihamya tu noneho we waza wamurengwaho kandi wasohokanya amafaranga Pizzo wagiye wirwa usengerera abo ngabo n'icyo gikorwa niyo kitabaho wabasengereye urataha wowe ukeneye ko nugera iwawe urabaza ibyo ugomba kubaza nyamara uwo wasize mu rugo we nta nagafata yanywe nta n'icyayi yanyweye nta nubwo nawe ntiyishimye kubera ko nta kintu yashyize ku mutima wowe kadukana kumva ko nguri umugabo ngo ugiye kumubaza ibisabwa nyamara nawe aho yarari mu rugo utamuzirikanye cyangwa se buriya hari abagabo beza bazi ubwenge agataka avuga ati nibwo umugore wanjye ntaserukanye nawe yiriwe mu mirimo yo mu rugo cyangwa se yavuye mu kazi agasanga urugo akajya mu nshingano ze nawe ngiye kumucyurira akantu ubu rwose abacuruzi baragikemuye ushobora kutajyana fata yiriya yo mu icupa ariko ukajyana fata yo mu gapira ukamushyira uti madana nanjye ndakuzaniye umugore rero buriya ni nk'umwana kimwe nuko umugabo ari umwana umugabo wamujigisha mu gihe gito ari umugabo ushoboka ariko hari bakabutindi batujya ariko nanone ukamujisha ukamubwira uti mugabo nkunda cyangwa madana nakuzaniye akishima uzi ko n'umugore umushyira bombo akishima iyo nawe ari umugore ushoboka kuko mbona hari abarenze urwego rwo hejuru numva bashaka ibyishimo bya mirenge ariko muri make nuko byanzuye kandi wamuzaniye ako gafanta ntago wamubwira ngo hindukira ngo akubwire ngo ariko koko ati madame ngewe nabonye umwanya wo guseruka nagiye hanze ariko byose agatima kakubiseho natekereje ko nawe ufite inyota akira nakuzaniye koko ubwo yaba ari umugore wuzuye abazimu ubwo yananirwa kwishima ntago yananirwa kwishima abagabo najyaga nganiriza abagabo nkagira ngo wenda barababeshyera ubwo bihari ubwo abagore bikosore n'abagabo bikosora ariko bose bikosora turi kugenda tugana ku musozo rero uyu munsi ukurikije igihe umaze muri sinema umazemo igihe kinini wahuye n'abantu benshi abagufana hari abaza bagukunda hari n'abaza bakunda ibikorwa byawe hari n'abaza batereta abo bose baba bavanga bese abenshi nabaye muri abo ngabo nabakunda ibikorwa byanjye abatereta ni bake abatereta se ubu ndacyari mu rwego rwo guteretwa koko ariko Pizzo ntabwo urora imyaka mfite imyaka se yo guteretwa irangirira he numbajije none se ubu niwe ugiye kunsubiriza ibibazo urambajije ndagusubije ngiye nkubwiye ko abenshi ari abakunda ibikorwa byanjye uragira ko ibyo wumva wifuza kuvuga ari byo nemera nuko rero yibwirira rero muri abo bantu bose wahuye nabo ubasha gutandukanya gute waje gutereta uwaje akunda ibikorwa byawe n'uwaje kugufasha mu buzima busanzwe batandukanyane simba mbumva se
umuntu ashobora kumpamagara aro Uresiteri ni ndagukunda ndi umufana wawe nturakoze cyane ukina neza cyane ndi ngwe aro Uresiteri mwene uwo nguwo waguhamagaye ari mu rundi rwego ashobora kuguhamagara rimwe agakunda ibikorwa bye ukongera nyuma y'umunota umwe aro Uresiteri ntariko se ntago ari wamaje nibeshye nimero kongera muga iyi nimero ariko ko wamamagaye ko wambibye yarigeze nk'ukanya Esther nagukunze rero buriya n'ibiki akongera ibyo uri kurumva ushima abashima baba beshi abongeraho ibindi byabo ukabona nabo bari kugenda baba baki ariko mu buzima bw'umuntu bibaho mu buzima bw'umuntu bibaho wigiye iki muri runo rugendo rwawe Esther urugendo narwigiyemo ibintu byinshi umunsi twicaranye hano muri uru rugendo nize ikintu cya mbere kubana n'abantu neza biroroshye ntabwo byoroshye ni intera ndende kuko sinzi uko umuririmbyi yaririmbye ngo yifuza gukiranuka ariko gukiranuka bikaba hari igihe wumva muri uru rugendo ushaka kubana neza n'abantu ariko abugendanye nabo bakaba bakaze urashaka kunyumva aho ndi kukumva noneho ukumva ni intera ndende kumva ntibyoroshye pe muri uru rugendo ariko ikindi cyanyigishije umuntu uwo ari we wasanze umuntu ari ikirere umuntu rero umuntu ni mugari nasanze umuntu ari mugari kuko umuntu ushobora kumubona gutya ukabona ni pizo ariko imbere ye ari burasharira ari burakari ari ibyo bintu byose birimo imbere ye yego umuntu akakwereka urukundo ko agukunze mu buryo ariko atari urukundo urungu rwo kubana neza nawe ariko ugasanga ntabwo ariko bimeze ubwo rero icyo ngiye nkubwira nigiyemo umuntu menya umuntu icyo ari cyo menya uko nakwitwarana nawe menya uko nabana n'abantu kuko wenda asubiye inyuma gato umuntu wantuburiye ni impamvu nkubwira pizo ngo umuntu ni mugari natanze iki kiganiro urabizi kandi koko navugishije ukuri kw'ibyambayeho ariko abantu bo bahinduye iki ko hubwo atari wa wundi wanyambuye ahubwo ari wo twe dufitanye gahunda y'uburaya n'ibiki byose ibyo bintu umuntu abishyiraho bagutekereje uburaya agutekereza gutyo bagutekereje uburaya umuntu akango ariko ngo barakwibye ingingo ariko ngo narumvishije buriya ngo mwari mupanze ngo mwari mwarapanze kandi ukareba kandi koko mu cyaro niryo je makoresha ngo barapanze mu cyaro ba mwarapanze ariko buriya ukareba umuntu akagutekereza akagukubitira hari ikintu nicyo nari nshatse kuvuga gusa muri uru rugendo rwose rwanyeretse umuntu ndamumenya rinyereka nuko nitwara hahandi ahubwo nuko ngewe ikintu kimbabaje ni iminsi yanjye ndi gusigaza imbere mbona ari yizaba mike kurenza iyo mbayeho niyo mpamvu iyiza kuba myinshi nari kuzasoza neza ko nari kujya ngenda ariko umuntu mumenya uko ngomba kumwitwara ibyo bihe ntabwo byakubabaje kuba barakwitaga indaya kandi ubizi neza yuko ngombwa mu buzima uhura n'ibiguca intege ugahura n'ibikuba wibabariye bakwibye ngewe gusa noneho muri urwo ruhande ndabisozesha ikintu cyo kuvuga ngo nubwo byabaye hari ababifashe uko ariko hari n'ababifashe uko nabibabwiye ari nayo mpamvu imbere ya kamera ngiye gushimira uramuha umwanya shimira n'ukuri umuntu wa mbere nshimira rwose kora mu gafuka kaya aho ari ndashimira uyu muvandimwe wakoze ibi aho ari Imana imwongerera imigisha myinshi imuha ubuzima imuhe guhirwa mbese izamuha ibyiza mu buzima bwe bwose yakuguriye telefone uyu muntu yarampumurije arambwira ati Esther humura Imana izagusumbusha ibindi wabuze izakuha mbifashijwemo n'uwampuje nawe aho ari ni umumama nkunda cyane nzirikana Imana imwongerera umugisha uyu wampaye ibintu ntabwo yabonye uburyo ki abona nimero yanjye yayishatse ku wundi uwo niwe wamuhaye nimero yanjye nampuza nawe arambwira ati runaka aragushaka nyitaba mugeraho ampuza nawe kuri telefone ko uyu muntu aba hanze ampuza nawe uwo mumama mwiza Imana imuha umugisha igihe bari bakwibye telefone arimenya amwaka nimero arayima hari uwo bashobora kuyaka ntayitange uwo ndamushimira ndongera nshimira undi mumama nkunda cyane uri hanze nawe ibyo yankoreye ni byinshi byiza arabizi na finale afite
n'ikindi kintu aherutse kuma cyiza cyane Cyiza Pizo cyane. ndakikubwira inyuma ya kamera Urakimbwira uwo inyuma. nawe ariyizi ndamushimira Epifani ndagushimiye aho uri hose Imana iguha umugisha Imana imuha umugisha shimiye bose bamfashije abanteye inkunga abankomeje abampaye icyo nambara kuko byari hejuru yuko nari sigaye niheba uzi umurimo nkora uzi akazi nkora biba bisaba iki guca mu bantu neza ngo haseruke batakucishamo ijisho Yego. abo bantu bose Imana yo mu ijuru ibaha umugisha ariko man Imana nayo ndabashimiye umugisha kandi Pizo namwe ntago nabibagirwa ndagushimiye ko ibyisha ari wowe abampujije n'abo bantu kugira ngo babone ikiganiro cyanjye bangirire impuhwe ndabashimiye yego bose rwose nanjye shimiye rero abakunzi ba Max TV bumvise N Guitar ko yagize ibibazo ko yababaye bagatekereza kumufasha nani sige nanjye mubura kuri telefone bamugura mu telefone wa touch wa danje bari gufata ari muri Snapchat nawe irimo Snapchat irimo bagushyize kuri Snapchat bya bintu byarakomeye ndabashimiye cyane rero kubera urukundo mwamweretse n'ukuri Imana mwese ibaho umugisha ndabashimiye cyane hari ginza n'abantu hano bafite ibibazo hari abatekereza yuko ari ibintu twahimbye bati ni ibintu mwahimbye mwiza ubutekamutwe muwamubeshya mwazanye abantu kwiriza ariko ntago ntekereza ko umuntu ashobora kuza gufata umwanzuro wo ari umuntu w'umubyeyi ari umuntu mukuru ngo aze kuza kubeshya abantu ntago telefone y'ibihumbi 200 yari kunanira kuyigurira n'ukuri kugira ngo uze kubeshya shimiye abantu bakumvise bakagufasha reka tugane ku musozo rero message ku mutima yo abafana banje bose ndabakunda yego ndabakunda rwose mujye muhora munyubaka aho nateshutse munyobore munkosore aho nakoze neza mumpe morale mumpe courage ndabakunda kandi ndacyabifuriza umwaka mushya muhire yego ni ibyo ngibyo rero ndetse nshimire Nyiragitero nshimire na timu yose ya Papa Sava nimwe muri filime yo ndi kuzireba undi filime yo zose nyarwanda muri rusange ndazishyigikira mba numva zose zatera imbere zikagera ku rwego mpuzamahanga zirimo abakinnyi beza zirimo abanditsi beza b'amafilime aba content creators bose ni abantu beza hagati aho ngaho tugeze kuri episode ejo nari nabonye basohoye iyo mwari muri kuririmba muhimbaza Imana ya 405 cyana 3 na 4 gutyo bayirebere rero Papa Sava bayisangize nawe noneho yabashyize gorora sigaye abaha iminota myinshi bya bintu by'iminota 10 muguma muvuga ngo karangiye tutanyuzwe yabishyize ku minota 21 28 ni ibintu byiza cyane nyine ababatekerezaho kugira ngo murusheho kwishima umunsi ku munsi ukomeze nyine no kwirebera aba bakinnyi banyuma mukunda of course Kasi episode that's my name Kabu